abana bigana na Nice Queen, abigana na Nice Queen bigira imbere, abarimu babo bigira imbere kugira ngo bashireho muve mu nzira mwebwe, abandi batanga inzira. Wigana na Nice Queen uwo mumama wambaye kowe muve mu nzira mwinzira abo bana. Iriane Mukangugisha akurikiwe n'umuryango w'abavumo ngamutereke za Noarita, inshuti za Noarita. Sawa, ni mugende ijambo ni mugende bahageze, muve mu nzira bahageze, barimo barashyiraho indabyo. Yego inshuti za Noarita, yego korali Siyoni iri hafi, korali Siyoni sigaranye iminota 3 gusa, mwihute. Simeon muri korali wete moment. Siyoni abadiyakoni, umuryango abadiyakoni mubaha inzira, abadiyakoni mweburetse gurupe ya Kinyinya, abandi mwigira inzira muze hano. Yes. Famiye Mama Samueli none bayitegura, famiye Niringiyimana, famiye Niringiyimana na famiye Lydia bayitegura, Niringiyimana na famiye Lydia bayitegura. reka buretse gato. Ubu rero tugiye kuva hano, tumaze gushyingura, turasaba rero hegire hafi abigwamagana baturutse kwa Mushumba, famiye tujya kwa Mushumba Rwamagana, tugiye vuba. abantu baturutse kwa Mushumba Rwamagana mu mwanya n'abandi bose gukaraba. Turakurikira Vedaste, turakarabira hano ruguru. Murakoze. Turabashimiye ibyo mwitwaye ibikorwa byoroshye, ariko Imana iradushoboza. Shimiye abantu mwese mwakoze kuherekeza kudutabara, dusenge isengesho ryawe tugerekeje umuvandimwe n'inshuti ndetse n'umushumba, izina ryawe ishimwe ry'icyubahiro w'umugambi wa mwiza rero mwami. Twebwe tuvuye aha nk'abana b'abantu, ariko marayika w'Imana asigaye arinze iyi mva y'umugaragu wawe. Gendana natwe kandi gahunda zacu zose ukomeze kuba hagati muri twebwe. Dusengeye umuryango usigaye kugira ngo ukomeze, ndetse n'inshuti n'abavandimwe, umutima wese ubabaye mwami wongere uhe gutuza imbere yawe. Tuzi ko ari wose w'imfubyi ukaba se batagira shingiro rugendo. Tugushimiye izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. abantu bagiye gukarabira aho basanzwe bakarabira hariya ruguru, aho basanzwe bakarabira ruguru hariya. Asoje. Fotora neza se. Baba badafite ibintu bishobora gutuma bahagarara hano hafi y'aho kumuherekereza, begere hano mu itente babe bicaye, nta kibazo baraba bitegereza, hanyuma umubiri we nabo bakomeze begere hano hafi. Nta kibazo nta mugabo se yatwemerera
bendera y'Imana Imana umugisha ari umuyaga gusa ijisho ryanjye ntabwo rizongera kukubona ijisho ryanjye ntabwo rizongera kubona ibyiza ukunda bishaka kurekera aho ngaho ntabwo dusoma amagambo menshi biravuze ngo ubugingo bwanjye ni nk'umuyaga Yesu ashimwe cyane haleluya haleluya ubugingo bwanjye ni nk'iki ni nk'umuyaga umuyaga uri hano aha ngaha ejo ukaba uri hakurya hariya ubu tuvugana mu kanya waza kumva umuyaga uri hirya hariya noneho ubugingo bwacu bumeze nk'iki nk'umuyaga rero tuba turi hano aha ngaha ariko tugize gute ko duhari niba bivuze ngo amaso yacu ntabwo azongera kubona ibyiza ukunda Imana ishimwe cyane ariko turashima Imana nubwo ubugingo bwacu bumeze nk'umuyaga iyo turuhutse muri iyi miruho iyo tuvuye muri uyu mubiri hari ubundi bugingo Imana iduha Yesu ashimwe cyane agira gute iduha niyo mpamvu iyo umuntu avuye muri uyu mubiri hari ahandi hantu aba agenewe kujya Yesu ashimwe cyane kandi amen turashima Imana rero ko tuje aha ngaha guherekeza umuvandimwe guherekeza inshuti guherekeza umushumba twasenganye hano hari abapasiteri benshi cyane ntabwo tugiye kubarondora bakoranye na Bishop Kibonke Imana ishimwe cyane twakoranye umurimo w'Imana yavuze ubutumwa bwinshi cyane yakoze ibintu bikomeye cyane rero uyu munsi ntabwo tuzongera kumubona ukundi soma hepfo yego ijisho ry'undeba ntirizongera kumbona ijisho ry'uwamurebaga ry'uwari umuzi ry'uwari umumenyereye babanye basenganye babwiragije mu butumwa abo yasengeye abo yabatije abo yashingiye ntabwo rizongera kumubona amaso yawe azaba andiho amaso y'Uwiteka niyo yamusigayeho yonyine Imana ishimwe cyane haleluya haleluya ndagira ngo uyu munsi iyi saa n'uyu munota ikintu gisigaye kuri Bishop Kibonke n'amaso y'iki amaso y'iki amaso y'ikiremwe amaso y'Uwiteka niyo yamusigayeho amaso yacu amubonye uyu munsi birangiye uyu munsi ariko ijisho ry'Uwiteka rigize gute ntagire wongera kukubuza none fotora wowe mwaka mikorofone nawe wivuge cyane nawe vuga cyane urabuza umuntu gufotora mbese nubwo bakakubuza urabuza urabuza gufotora like mpande mbiziho ikintu nzi cyo nuko nyine uri ari umudamu we ikindi nzi nuko Kibonke yari umukozi w'Imana yatuje abantu agakiza yasengeye abarwayi benshi barakira twagiye duhurira ahantu henshi akavuga Imana abantu bagahinduka abarwayi bagakira nicyo kintu muziho Kibonke nta mahane muziho muzi kera cyane za 2011 nibwo nzi Kibonke turaziranye rero nta mahane muziho nta bundi bugome muziho nzi ko ari umukozi w'Imana wari umaze kwamamara twese twamwemeraga nk'umupasiteri uruhande rumwe nk'umuntu mwakuranye umurimo ukimara kumva inkuru y'urupfu rwe ko yapfuye yiyahuye yitwitse ni ikintu wakiriye gute cyase n'iki watekereje nk'umukozi w'Imana ko kuhamya ko mwakoranaga umurimo ngiye Kibonke nkimara kubona video ko yapfuye yitwitse yego natekereje ko ashobora kuba arimbutse ariko nyuma nongeye kumva ko yahawe akanya k'amasaha arenze 3
abasha kuvuga nahise numva ko ibyo ari byo byose yabonye ijuru kuko yahawe agahe ko kwihana kandi ahamya neza nampunze kubwira abantu bakomeza kugenda bavuga amakuru yabo ku mpande ngo yararimbutse ko nkababwira ni nawe ari wowe usaba Imana uzahabwa agahe k'amasaha ukivuga agahe ko kwihana kuko Kibonke yahawe agahe ko kwihana kariya gahe niko kemeza kanyemeza kandi nemeza n'abantu ntashidikanya ko Kibonke yabonye ubugingo. Hari uburyo umuntu abona ibimenyetso ku munsi w'urupfu rw'umuntu bwa nyuma, ni icyo ubonye, ni icyo wabonye nk'umunyamwuka, n'icyo wabonye ku rupfu rwa Kibonke uyu munsi? Kibonke amakuru nk'abanyarwanda yego nuko ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo ntidugace imanza. Ijambo ry'Imana ritubwira ko nyiri imanza hari. Yego. Ikindi kandi no ku munota wanyu umuntu abasha kwihana akakira ubugingo. Yego. Rero ndabwira abantu cyangwa se abanyarwanda bose muri rusange ko bakwiye gutuza kuko nyiri imanza arahari. Ni nawe uzi iherezo rya Kibonke bwite. Kuko iherezo rya Kibonke ryabaye ryiza kuko yahawe agahe keretse iyo apfira muri uriya muriro agapfa agashirira agapfiramo, ariko kuba yarabonye uko Imana yamurwaniye na dayimoni irangije itsinda dayimoni imwambura ubuzima bwe. Rero Kibonke ndahamya ntashidikanya ko yakiriye ubugingo. Niba byanabaye byabaye ntarahagera. Wabataragiye ku ruhande rumwe, hari uburyo wenda nawe uri umubyeyi ufite umuryango, hari uburyo byagiye bivugwa ko n'ubundi kugira ngo yitwike byatewe n'amakimbirane yagiranye n'uwo bashakanye. Ese nk'umukristo nubuhe butumwa utanga ku bantu bafite ingo by'umwihariko muri iki gihe? Ese ko bikomeje kugaragara ko ibintu by'ingo bikomeje kugenda bigorana aho bigeze no mu bakozi b'Imana? Ikintu ngewe cy'ingo ni ibintu biri muri rusange. Yego. Natwe twese biba ari ibintu biri aho nyine, ariko ntabwo iby'amakimbirane yo kwa Kibonke nge mbizi. Nyine nanjye nabyumvise gutyo, ariko ntabwo mbizi, ntabwo nabihamya kuko nta maguru abiri mfite yo kubihagarara. Ubutumwa utanga ku bantu bafite imiryango bashobora kuba bafite amakimbirane ni iyihe? Ubutumwa nyine bakwiye kujya bashaka abo baganiriza hakiri kare, kuko iki ni igikomere kiba cyaraheze mu muntu kikaza gutomboka ntagaruriro. Niyo mpamvu biba byagenze kuri ikindi kandi ahubwo ngewe icyo nsaba leta y'u Rwanda niyinjire muri ibi bibazo bituma abantu biyahura buri munsi. Abantu bakiyahura mba ndewe nta n'ikintu babiganiraho, nta n'icyo babivugaho. Ahubwo leta nishaka ukuntu yinjira mu muryango nyarwanda, bashaka ikintu bafasha umuryango nyarwanda kuko umuryango nyarwanda uri kwangirika bikomeye cyane. Mama, watubwiye ko wasenganaga na Kibonke mwabanaga mu cyumba kimwe, ariko nanone amakuru twagiye twumvise ko uzi kuduha ukuntu mwari mubanye n'umugore wa Kibonke mu cyumba aho mwasengeraga. Yewe ntabwo nasengeraga kwa Kibonke. Nababwiye ko twahuriraga ahantu henshi duhurira mu murimo w'Imana. Kibonke rero twahuraga, ariko umugore we ntabwo tuziranye cyane. Ntabwo tuziranye rwose. Nk'umuntu mwasenganaga, abakristo iyo mubana mu rusengero hari igihe umubano uba mwiza akaba yabasharinga cyangwa se yakifuza ko mwahura na famiye ye mugasangira. Ntabwo ibyo bintu byigeze bibaho? Nigeze mbasura banyakirana urugwiro, nta kibi nigeze mbona mu rugo rwabo. Yego. Urakeka byaba byatewe n'iki? Ntabwo mbizi. Urakoze cyane.